Imana rero bakundana sha mpagaze neza cyetse nibihinduka nimba n'umukunzi mpagaze neza ko ndi mu rukundo nanjye bwanjye. ZUBY comedy bameze gute muraherukana? Sha ZUBY comedy bameze neza turaherukana. Muri no minsi hasohotse utuvideo twinshi cyane. Minsi murenge yarasohotse, umukomisiyoneri w'umunyamurenge yarasohotse, uyu munsi umumotari w'umunyamurenge yasohotse, nako polisi w'umunyamurenge nawe yasohotse. Ariko zose nta nimwe ndimo. Nta nimwe urimo. Iyo urebye neza ubona ZUBY comedy kuvamo kwawe hari ingaruka bizagira kuri carrière yawe gukina filme kwawe, mbese comedy wakinaga ndetse n'ibindi byinshi, ubona hari ikintu bizangiza kuri carrière yawe? Kuri carrière yanjye nta kintu bizangiza. Kuko ni ngiyewe n'ubundi gusa ibintu y'ibijura byakira cyane ku kintu udafite kuba wahindura nta kintu ukora wakira ibije muri make udafite kugira ibyo uhindura. Gusa cyo nabwira abakunze banjye ntago bankunze kwako ndi muri ZUBY kugira ngo nimve muri ZUBY bakore unsubscribe cyangwa se abafrenga gukora unfollow. Niba warakunze ZUBY comedy kubera ko nyirimo gikunda kuko ejo hazaza undi muntu wundi. Niba warakunze ngiyewe ku giti cyanjye apana ZUBY comedy ubwo nkurikira nyine niba navuyemo navuyemo. Sha gusubira rega nta kundi no kujya gushutinga n'ubundi izo video bibaye biri ngombwa ko nsubirayo. Hari ibyo ZUBY nyigomba kuko nabo hari ibyo bangombwa, ibyo byose bihari nagenda nkakora. Nta muntu urimo aratwapfa amafaranga. Igihe nakoreye ibintu muri ZUBY comedy ukuntu kingana kinini cyane. Sure. Kiruta igihe nahembwe muri ZUBY. Bazi ko ngo abantu benshi baba muri cinema cyangwa iki hari uburyo nyine mugera kuri set mugasambana n'abantu mwagiye gukinana. Bazi ngo muri cinema ngo harimo uburaya bukabije bakaya gutekereza ukundi kuntu kumva ko kubera kubonye nko kuri YouTube caracara avuga ati n'umukobwa namwifuje hari igiciro. Kwanza abakunzi ba ZUBY comedy mukomeze mu bashyigikire. Noneho ZUBY comedy mwebwe ubwanyu bavandimwe nshuti zanjye ntimuzihutire inyungu za hafi ngo mwirengagize ibyo mwavunikiye. Reka nanjye ngusuze cyane mwifuriza ibihe byiza, mwifurize kugira ubuzima buzira umuze. Uyu no musi mwiza Imana ibagennye, twishime tunezerwe ndetse tugubwe neza. Ahangaha ndagushimira kubw'umwanya cyangwa se kubw'umwanya uduha muri rusange, uduha comments ndetse duha n'ibitekerezo bitandukanye yaba ibyubaka societe nyarwanda ndetse nundi wese wabukoresha ikinyarwanda. Harimo abarundi mu Burundi, harimo umuntu wese diaspora ziri hanze. Ahangaha rero ndi kumwe n'umustar mumenyereye cyane, gerago ndiho muvuge kibona wenda yasetse rero tumenye ibye. Ahangaha nakubwira ko ari umukobwa nge namenye akina comedy, ariko uyu munsi afite projects nyinshi umubona ari abantu bamumenyereye yambaye ibintu wenda bitandukanye nuko uyu munsi agaragara. Reka ngiye mwakire. Nyabita karibu. Murakoze cyane. Umeze neza? Iyi nyabona amahoro. Abandi? Umeze neza. Uyu munsi biranagaragara style rero wambaye wahisemo gute, witoranije gute? Sasa rero kubera ko ku mutwe wanjye hari shooting ndimo ya filme ntagira sohoka na shooting ntago turayirangiza. So imisatsi mfite niyo ndi gukoresha muri iyo filme. Narebye uburyo ndi bwambara ingofero n'ikanzu y'abakobwa mbona ntibyashoboka. Bitamo kwambara gutya nkashyiraho n'ingofero nako byibuze hari ukuntu bipfa kujyana. Hari ukuntu biryoshyemo. Si sawa se? Ni bien kabisa. Nyabita ari style y'abakobwa nuko nguko yambariye iyo style n'abahungu barazambara complete, abahungu barazambara uhitamo kwambara gutyo ari gutyo kwabaho cyangwa se ko twakwambara twese abahungu n'abakobwa cyangwa se uko abakobwa bonyine amakanzu amajipo ni iki wumva uri wisanzuye uri comfortable? Nisanzura neza cyane nambaye imyenda abakobwa n'abahungu bahuriraho muri make imyenda ya gihungu. Imyenda ya gihungu. Ubu wambaye imyenda ya gihungu nta muntu ujye gushinja ati hari ibintu byadutse by'aba lesbienne by'abarezi se. Biriya bintu rero nge ku ruhande rwanjye ntago bimbangamira. Ko umuntu yafata umwanzuro wo kujya kuri lesbienne nge ntago byambangamira. Kuko rega hari n'igihe ushobora kuba ufite depression ukabona nta wundi muhungu uzayigukiza uretse umukobwa mugenzi wawe. Kafata umwanzuro wo reka nkunde byibuze undi mukobwa ngiye muha urukundo yabuze. Cyane ko urumva iyo wananiwe n'urukundo ubuze icyo abakobwa bashaka kuko hari icyo wowe warashakaga umuhungu ataguhaye.
ugafata umwanzuro wo kujya kugiha undi mukobwa mugenzi wawe kugira ngo abone ibyishimo bivuze ngo ngiye ntago nanenga umuntu nk'uwo gusa ngiye nta muntu urankekera ibyo bintu ibyo byishimo se urabyemera nawe ko bishobora ko umukobwa n'umukobwa bashobora guhana ibyishimo n'umuhungu n'umuhungu bagahana ibyishimo nta mukobwa wampa ibyishimo yampa ibyishimo biri aho bisanzwe bitajyanye muri ubwo buryo nyine tu ariko kuvuga ngo ibyishimo bijemo ibintu byo kuba mwakora kapo umugore umwe akitwa umugore cyangwa umugabo wundi ntabwo byashoboka turi abakobwa twembi ntabwo byakunda abantu babikora ariko ntabwo ba blaminga bumva ari fresh sinshaka kumu blaminga ngiye nubaha icyemezo cy'umuntu ntabwo namu blaminga ariko umuntu akubonye gutya rwose n'undi abona uri umukobwa wenda ibyo bintu ntibizakubeho ntabwo mbikwifurije ahubwo nge nahita nkwibariza uhagaze gute umuntu akubonye gutyo uhagaze neza mu buryo bujyanye n'imibanire y'abakundana imibanire y'abakundana mpagaze neza cyetse n'ibihinduka nimba n'umukunzi mpagaze neza ko ndi mu rukundo nanjye bwanjye iminsi uri kwikunda muri iyi minsi ndi mu rukundo nanjye kabisa ariko ubona atari kwikunda buriya ngiye mba mbona ari ubwegoyiste cyangwa se kwiyitaho cyane ukumva ukiyima abandi cyangwa wowe nk'umustar hari igihe wiha abantu bo bakakwereka ko bitari ngombwa kubiha icyo gihe ufata umwanzuro wo kwikunda bakakwereka ko bitari ngombwa kubiha gute nsobanurira hari nk'igihe ujya nko muri relationship yego ugasanga wowe urukundo ukunze uwo muntu we mu by'ukuri nta nubwo abizi ko ari rwo rukundo umukunda ugasanga we bifashe nk'aho ari ibintu nyine biri aho tu kandi muri wowe warabifashe nk'aho ari ibintu bikomeye cyane so uwo muntu rero biza kurangira ubabaye birangira wowe ubabaye ukicuza umwanya wawe wataye ukicuza rwa rukundo wari umufitiye kandi urumva utandukanye n'umuntu nk'uwo n'ejo cyangwa n'ejo undi watandukanye n'umuntu ukuntu biza ukamukumbura so kugira ngo wirinde ibyo byose ufata umwanzuro wo kwikunda ukavuga uti ngewe nzajya muri bino bintu ndi ready nabonye n'undi muntu uri ready mvuga ndagiye tugiye guhuza n'uyu muntu nta gutandukana nta kugira gute ko numva ukunda bikomeye hari agatelme bajya bavuga ngo Kigali wishare ngewe I can't we ku mwana wawe ntibishoboka uyu munsi gihe rwose mbonye umuntu ukunda bidasanzwe wenda baraza no kutubwira abakunzi bacu ahubwo ngiye ndi kwibaza iyo urebye neza ubona abantu bavuga ngo Kigali wishare ubona baba bashingiye kuki cyangwa se niki gituma nyine uwo mutima bawugiraho kuba baharirana akavuga ati Blaze ndamuhariye kuri Nyabitanga afite Miri afite kanaka gutya impamvu rero ibyo bintu bya Kigali wishare biragoye muri no minsi ko wabona umuntu w'umwizerwa so iyo umaze kubura uwo mwizerwa rero nta kindi ukora uravuga tubwaje aje kumbeshya bigenze ntese reka mwakire ejo bakuvuga ngo ari kwa runaka ufite nari mbizi ko azambeshya reka agenda nawe mubeshya kuki se ngiye yambeshya njyenyine Kigali wishare ngiye nabonye ko yaje kubera ibintu abantu bari kugenda babona hano hanze umugabo arubatse yaje araguteresa akakubwira ngo ngiye umugore wanjye simukunda gute se waragiye mwaragize igihe cyo gukundana mukagira igihe cya fiancé mukagira igihe cyo kubana mukabyarana ariko agaruka ngo simukunda gute se ntibiba bishobotse so aho niho rero hagiye habizo terme ngo Kigali wishare basanze nyine nta gihari nta giki gihari basanze nta rukundo rwa nyarwo ruhari bafata umwanzuro wo kuzajya basangira ibihari kujya basangira ibihari basangira abo bantu bahari muri make kandi nabo barimo cyakoze nkoze ikiganiro ndi kumva umunyenga umuntu wabonye ko ndi kwikaraga byandike muri comment oyangiye ntago ndimo muri ibyo bintu bya Kigali wishare wowe warabikwebye ntago nabikwebye kuko ntago ndabasirazo yo kujya muri ibyo bintu nimara kumva nabayesabayaza nkajya muri ibyo bintu ntago nzasharinga gute ntago bishoboka icyanjye n'icyanjye nyine alright mwibutse ko turi kuri Zebra Hotel ni hano mu Kiyovu na hano heza ushobora kuza ukaruhukira bafite aho ushobora kuryama bafite ibyumba byiza cyane ndetse bafite bar resto na hano heza cyane dore ko ino minsi ngira ngo n'utubari tugiye gukomorerwa ahangaha bafite club nziza cyane ushobora kuza ukaba wakurikije amabwiriza ya covid
ukaba wanagira ibiye byiza. Ahangaha rero ndi kumwe n'umustar wanjye Nyabitanga mumuzi muri ZUBY comedy, ariko uyu munsi navuga ko ari umwe mu bantu noneho nakiriye by'umwihariko bitangaje kubera ko ukuntu yatwambariye. Nge muzi ari umukobwa rwose eba none uyu munsi ni mpamvu twatangiye turi mu bintu bijyanye n'ama relation nkundo za zubu n'iki byose. ZUBY comedy bameze gute, muraherukana? ZUBY comedy bameze neza, turaherukana. Muri no minsi hasohotse utu video twinshi cyane. Minsi Murenge yarasohotse, umukomisiyoneri w'umunyamurenge yarasohotse, uyu munsi umumotari w'umunyamurenge yasohotse, nako polisi w'umunyamurenge nawe yasohotse. Ariko zose nta nimwe ndimo. Nta nimwe urimo? Kuki utari kugaragara muri project za ZUBY comedy? Ntabwo tugikorana na ZUBY comedy. Byagenze gute? Ubundi byagenze twabonye ari ngombwa ko hari utwo nakora ku ruhande nabo bagakomeza biratwaye dusapotingana mu bundi buryo. Alright, ZUBY comedy winjiye mu ryari? Ninjiyemo last year 2020 nko mu kwa 11. Ubwo hagiye gushira hafi umwaka urimo? Agiye gushira hafi umwaka. Iyo urebye neza ubona ZUBY comedy kuvamo kwawe hari ingaruka bizagira kuri carrière yawe gukina filme kwawe, mbese comedy wakinaga ndetse n'ibindi byinshi, ubona hari ikintu bizangiza kuri carrière yawe? Kuri carrière yanjye nta kintu bizangiza kuko ni ngiyewe n'ubundi. Nta kintu bizangiza kuri ngiyewe rero. Gusa mu bintu byo kuba wenda wasubira inyuma ho gato bibaho. Umuntu afata umwanya muto wo gutekereza neza akavuga ati bara twashwanye cyangwa se twatandukanye, ngomba kugira ibindi bintu nkora, ukabushakisha ibindi bintu byo gukora. Iyo ubibonye rero ushyiramo imbaraga zirenze zo ufite muri cyagiye kugira ngo n'umuntu wari kuza atavuga ngo wasubiye inyuma cyangwa wagize gute, akavuga ati byibuze uracyakora. Yego. Uheruka kuvugana nande muri bo? Ngira ngo n'abasore babiri main characters, ngira ngo ni babiri, harimo Sam na Seti. Uheruka kuvugana nande muri bo? Na Sam. Seti ntabwo muheruka? Ni stati tu kareba stati n'undi akareba stati, ariko duheruka kuvugana bya vuba ni Sam. Sam mwavuganye iki ubwo muheruka kuvugana? Sam jundi yanditse ngo kuri Instagram bya ndumuna yishyira ngo ask me in question. Ndamwandikira ngo don't you miss me bro? Atambwira ngo I miss you mo. Ni twavuganye. Mwitana ba bro? Bro na sister. Ariko actually ni uncle. Ni uncle wawe? Yego. Alright. Ari ukina bari nyamashana? Ubu ni uncle wawe? Siko byane ari bya famille ba? Ni uncle wanjye. Sam kuki mutavuga nawe? Name Seti. Seti si ntago ari ukundi kutavugana, gusa nyine doruka kuvugana bya vuba ni Sam. Na Seti turavugana ariko ibya vuba ni Sam. Ubona ari iki gituma mutavugana cyane na Seti byihuse? Ngakakanye babone comments y'umu statiye yashyizeho uhite commenting uvuga uti bro ibintu se biri dope, uyu mupolisi w'umunyamurenge biri dope, ibintu nk'ibyo. Impamvu navuga buriya akenshi ubuzima abanyemo n'umuntu nabwo ukuntu ntabwo se bukugira gute buguha kuhaje ko wamuvugisha. Nk'ubu nka Sam ni umuntu uzanye dufitanye memories nyinshi cyane, nshobora no kwicara dutandukanye hahita nibuka nk'akantu dutandukanye ntamubwiye nagombaga kukamubwira, none ahita amuhamagara twari nirirwanye nkamuhamagara kuri telefone. So niyo mpamvu rero Sam ariwe nisangamo cyane kurusha Seti. Iyo ugereranyije hari uncle uva kwa mama, uncle uva kwa papa. Sam ni uncle wawe kuva hehe? Kuye mubyeyi? Kuri mama. Ubwo abavindimwe na mama wawe? Ariko ntago bari direct. Yego. Mama wa Sam ni tante wa mama wanjye. Yego. Sam ni musaza wa mama wanjye wo kwa nyina wabo. Ayo masano. Ntago biri direct ariko nibyo nyine. Mama wa Sam ni tante wa mama wo kwa. Bivuze ngo mama wa Sam ni nyogokuru wanjye. Yego. Ubwo urumva Sam avukana na mama wanjye. Okay, birumvikana. Alright. Ni byiza ujye ubacekinga ni project zabo numvisha uzizi nshyashya, hari ibyo bakina byose. Wo tuvuganye kuko bararabana, nige mvugana na Sam na Seti bakaba bari kumwe tuvugana kuri telefone y'umwe bikarangira. Abakunzi rero babyakiriye gute batakikubona muri Miss Murenge yarasohotse nshya utarimo, project zabo utarimo, ubakakanya babyakiriye gute? Ubona babyakira gute? Ese ntabakubwira nabi? Ntago ndabona comment nyinshi, gusa ibintu y'ibijura byakira
cyane ku kintu udafite kuba wahindura nta kintu ukora wakira ibije muri make udafite kugira ibyo uhindura gusa icyo nabwira abakunzi banjye ntabwo bankunze kuko ndi muri ZUBY kugira ngo nimve muri ZUBY bakore unsubscribe cyangwa se abafuranga gukora unfollow niba warakunze ZUBY comedy kubera ko nyirimo gikunda kuko ejo hazaza undi muntu wundi niba warakunze ngiyewe ku giti cyanjye apana ZUBY comedy ubwo nkurikira nyine niba navuyemo navuyemo ariko wakunze ibikorwa ndibazaho agomba kuhaguma kumenyekana kwawe rero kwavuye muri ZUBY comedy uyu munsi uvuyemo ubo ntabwo bajya bakwifuza baguhamagare bavuge bati Nyabitanga tubabariye ukagaruka kuvugana ku bintu byo kugaruka muri ZUBY kuri minsi mirenge y'ubushize ariko ntibyakunda kuko nari mfite examen ku munsi wa shooting bituma ntajyayo rero ariko mva wasubirayo gusubirayo rega nta kundi ni ukujya gushutinga n'ubundi izo video bibaye biri ngombwa ko nsubirayo hari ibyo ZUBY nyigomba kuko nabo hari ibyo bangombwa ibyo byose bihari nagenda nkakora hari ibyo bakugomba hari ibyo bagomba ni byiza cyane ko ubwo bivuga ko hari tuvuge ugomba gukina ubagomba ibikorwa ndetse ejo ugasanga nabo bakugomba wenda ayo mafaranga runaka cyangwa se ishimwe runaka aho si cyo mwapfuye kuba waravuye muri ZUBY comedy gitaraganya Miss Murenge itarangiye ngira ngo ikintu cyatumye uvayo by'umwihariko kuko na comments ngiye nsoma comments cyane ngira ngo mbone n'uburyo nza kwa approachinga umustar nkawe mubaze hari abanditse ko harimo ubushyamirane hagati yanyu beef hagati yanyu cyangwa conflict atandukanye wowe ngo nkize beef zishingiye n'ubundi no ku mafaranga kuba mwapfa amafaranga nta muntu urimo twapfa amafaranga kuko twebwe ibintu twakoraga muri ZUBY twabikoraga nka famille twebwe ZUBY twakoraga nk'umuryango ntabwo twakoraga nkaho umwe ari umushoramari undi ari umukiriya cyangwa wari waje gukonsoma twakoraga twebwe nka famille na manager wacu yewe twakoraga nka famille amwe ashobora no kubwira amaje ukambwira ati none se ubunguru ndi bwishyura inzu gute kandi yarayaguhembye kubwira ati none se sinaguhembye ngo harampembye ko ndashaka no kwishyura inzu byibuze mfasha twari twarabaye nka famille ZUBY comedy ntabwo twakoraga nk'ibintu nyine biri aho ngabyo ngo umupfana amafaranga gusa so ntabwo twapfa amafaranga rero twarabanye nka famille cyane ko nahembwe muri ZUBY comedy maze igihe kinini dukorana ujya utekereza kuba wayigarukamo by'umwihariko ukavuga uti ngenda garutse nje gukina muri ZUBY comedy nkomezanye na set na Sam hari ibiganiro twabanza kugirana mbere yuko dukomezanye bishingiye ku mafaranga kandi kumikoranire hapana ku mafaranga mikoranire wakorera ugereranyije wakorera ubuntu nk'abantu mwahoranye nka famille nkuko abivuze uzigiye nakoreye ubuntu muri ZUBY comedy ukuntu kingana kinini cyane sure kiruta igihe nahembwe muri ZUBY njye natangiye nkorana nabo nyine ku buntu biraho tu byo kubafasha hari na interview bagiye babikora ahantu henshi twakoze ama interview baranabivugaga ese kuza muri ZUBY byagenze gute ntago nibaza ukuntu umuntu nkawe uracyari mutoya kwisanga muri ZUBY warumbwiye ko professionally aribwo binjiyemo washize umwaka byagenze gute kugira ngo bisange muri ZUBY comedy ngewe na Sam twakinanye comedy kuva primary kugeza turangira secondaire sikari yanko byo habaho ibintu ira project ya Arthur yigeze kuba bakajya bagenda basatsa abantu mu mabisi Sam ndambwira icyo gihe byabaye ngiye mfite akandi kazi ndambwira rero ntago byashoboka konza cyane ko no mu rugo batari kubyumva ari kumbwira tubaye umukobwa w'inkumi mva mu mikino cyo gihe ufite imyaka ingahe nari ndahira secondaire 2017 nari mfite 18 barambwira ngo va mu mikino wakuze ubwo imyaka 18 ntago wazirirwa nyine wasamye ku musozi wasekeje abantu byayenze gute tuza kano nakazi bucara ugakore nibiki byose ndavuga wa mugani nge no kwiga byose ndavuga ntago najya kwiga nkora na bino bintu ngo bishoboke cyane ko ari ngo nukuzenguruka Kigali mu mabisi nkavuga senziga kuwa kangahe nzenguruke mu mabisi kuwa kangahe umva ntibishobotse ngira Sam ndambwira Sam umuvandimwe wowe kuhaje nzajya nkufasha icyo nshoboye nzasharinga buri kimwe cyose cyawe
kandi aho ngeze hose za making ashobora ko bakoze subscribe. So bibaho twarakoranye gutyo, hanyuma ejo bundi nibwo yakeneye umuntu umufasha muri Miss Murenge, arambwira ngo mbara ukamfasha naka video nagashoti video k'umunota cyangwa iminota 2 tukagakora ka Miss Murenge, twavuze ko kuvuga ikinyamurenge, ndamgasaho nta kibazo, ndagenda ndagashotinga. Ako rero feedback niyo yahise intera ko haje kuza akomeza comment. Yeah. Ubwo 2020 ubu ratangiye. Bakakanya umwaka urashize ariko se nubwo uruzura ejo bundi mu kwa 11 hafi mu kwa 12. Hari challenge rero wahuye nazo uri muri ZUBY wenda kugira duhite tukomeza no ku buzima bwawe ubu ngubu byuhugiyemo. Hari challenge cyangwa se bya bisitaza, hari imbogamizi uhura nazo buri munsi? Urumva nk'umuntu w'umustar hari ibintu biza biri negative bimwe bikugonga ukavuga utariko nuno mwuga ngiye kuvamo ngiye kwicururiza nk'inyanya wenda cyangwa se n'ikindi kintu cyane ikindi kintu nakora kwicuruza se burya neza ko zifite hano bazicuruza. Oya ushaka no kugenda ukajya kwicururiza wenda n'ibijumba n'iki kuko cyambere nabonye abantu badufata uko tutari, akumva ko kuba uri muri bino bintu ngo bya cinema akagufata nkaho uri umuntu uraho. Bazi ko ngo abantu benshi baba muri cinema cyangwa iki hari uburyo nyine mugera kuri set mugasambana n'abantu mwagiye gukinana. Bazi ngo muri cinema ngo harimo uburaya bukabije, bakaya gutekereza ukundi kuntu akumva ko kubera kubonye nko kuri YouTube caracara avuga ati n'umukobwa namwifuje hari igiciro ahagaze, kandi mu by'ukuri nta giciro cy'umuntu kibaho. Ikindi challenge nagize kireza abantu bigeze kunuka ngo navuze ko ntari umunyamurenge kandi ndi umunyamurenge kandi atari nabyo. Nta kindi kintu nigeze mbona kibi. Wigeze wumva wava muri uno mwuga na rimwe? Hoya. Wumvise ugiye gukomeza? Nibyo bintu bikubaho? Nibyo byose byarabaga kuko mfite famille yanjye n'abantu bashyigikirana. Niba babwiye ngo wenda tuvuge ngiye muri ibi, bakubwira ati urabona ari byo uhisemo? Yego. Nibyo uhisemo? Yego. Gatatu kaba gahagije, yego. Eshatu ziba zihagije kuko ati sawa tuzagufasha ko dushoboye. So icyo nicyo cyanteraga kuhaje rero kuba ntanabireka. Urugendo rurakomeje. Comedy umunsi ntabwo kibarizwamo, benshi bari kwibaza se umukobwa wacu aherereye, yego ubuzima buzakomeza uzabaho neza. Ese gira kwanza ijambo banzu babwire noneho ubabwira noneho tubwira ZUBY comedy ni rimwe n'abakunzi bayo muri rusange. Kwanza abakunzi ba ZUBY comedy mukomeze mu bashyigikire, noneho ZUBY comedy mwebwe ubwanyu bavandimwe nshuti zanjye ntimuzihutire inyungu za hafi ngo mwirengagize ibyo mwavunikiye. Ikindi cya kabiri kuhaje ndabakunda. Amagambo y'ubwenge urababwiye kabisa. Inyungu za hafi cyane. Alright, ubu buzima rero bukomeje gute? Nyabitanga ese agiye kuva muri filme nkuko nabivugaga, agiye guhindura umwuga, agiye gukora iki? Bihagaze bite? Ugiye mu biki? N'umuntu wari wese uzankenera azampamagare, hanyuma ibindi byo tuzaduhurira cyane cyane kuri Gold TV. Nagacano baze bamfasha tukazamure bitagombeye ko mamaza i Kigali. Ubu Oiso gashyiramo nabyumvise bidasabye ko mamaza Kigali. Bamfasha. None se winje muri cano gute? Cano ariko cano nayikoraga nkiwa no muri ZUBY comedy. Kuko n'ikiganiro cya mbere nagikoranye na ZUBY comedy. Wow, hari ryari ubakoresha ikiganiro bwa mbere? Ni mu kwa kangahe hari? Banarwa nko mu kwa 8 tukiva muri lockdown ngira ngo cyangwa mbere yuko tujya muri lockdown hafo. Yego ya 2020 y'uyu mwaka. Uyu mwaka. Uyu ni 21 ubu ngubu. Okay, ubwo ushobora kuba umazemo nk'ukwezi muri YouTube channel? Mazemo nk'ukwezi kabisa. Guhitamo rero guhita. None se ubundi reka nkubaze. Uri gukinaho filme? Uri gukora hiki? Ndi gukora nk'umunyamakuru, ndi gutumira abantu b'ibyamamare tukaganira. Nzagushakira ibyamamare ubinkoreshereza ikiganiro turebe. Murakoze. Challenge sasa. Mbaza ikibazo kimwe. Ubuze ikibazo kimwe. Nk'umuntu w'umunyamakuru none uri no kubikoresha no miss professionally. Professionally? Oe Blaze ntibirebye uburyo itangazamakuru abantu bamaze kurifata nka hari ikinyoma. Wumva ari nk'iki wahindura mu mikorere y'itangazamakuru ryo mu Rwanda muri no minsi? Abantu babifata nk'ikinyoma abenshi nkeka ko ari ibintu bya showbiz.
showbiz burya barabeshya byinshi birabeshya abo abenshi niyo mpamvu ubona ibintu by'ibinyoma ariko ubundi abandi twese tubikora biri professionnel yego bivuze ngo ababeshya ntabwo bari professionnel babikora ababeshya benshi n'aba showbiz nta muntu uza kubeshya ngo habaye accident mu Kiyovu wenda hano kuri Zebra kandi ntayo kereka wenda babeshye ngo wenda Jay Polly yitabye Imana cyangwa se bakabeshya ngo urumva ibyo ngibyo n'ibintu bitari professional ariko niba bavuze ngo Loki yakoze ubukwe ntabwo yakoze bakanabitangaza bakanabyemeza ibi ni showbiz nta muntu nabona ukinira mu itangazamakuru abeshya ibintu biri politique ngaze kubibikiniramo abeshya bavuga ibintu nyabyo ahubwo showbiz irabeshya nyinshi kuko lifestyle yanyu ya ba star nawe urabizi kibitoroshye ntago ko mutwereka nk'ubano wambaye akagofero keza ka KGL wasanga bagasabye young sister wawe ataraka so reka ngushimire Nyabitango ino misuhugiye mu bikirero sha iminsi uretse kuri Mgord TV hari maze iminsi ndi gushutinga hari na video y'indirimbo ndimo muri no minsi ya gospel iyo ndirimbo yitwa ngo Imana ishimwe by Asha ni umwana ukizamuka turi gufasha njye na Ndimbati ndumva ari ibyo nari mazemo iminsi ibindi byo muzagenda muyimenya mu minsi iri imbere ndagushimiye cyane wakoze cyane blaze